ibyo bintu ngiye uri kumbwira ntabwo mbizi sizi impamvu ngiye uri kumbwira gutyo urabona ibyo kandi umusazi reka nkubwire ababimbwiye bande se ababimbwiye ntacyo mupfa ni bande nyine kandi ikindi sinabagore buri abagore ngo nibo bagira ubujajwa noneho aba nabaga ntago umugabo mugenzo yakubwira ikintu ubona baba yarimo gukina byanga byakunda ibintu bavuze nibyo kandi nanjye nkabiceka ibyo bintu nibyo nese biki urazwe ugenda kubikora ahantu hishe saba batakubona aho uca hose abakubona bibi mbabarumbwira bimurambwira ibintu bino ko bimurambwira ngo abantu bakubwiye ngo iki wanyeruye ukambwira ngo imize gutya na gutya nganamye urabona ari kukubeshya nyine mbwira umva mbwire biki ndambiwe ingeso zawe zimeze gutya izihe ngeso se kandi sibyo narakuyanganiye mu gihe kinini ese ari njyewe nabona ninde muntu wakumva izihe ngeso bundi mwumva iki nese ubundi uremera ko ndi umugore wawe kuba umugore wanjye ni kimwe nibyo urimo gukora ni iki none uratekereza ko ingeso uri gukora ni nziza yihe amaherezo yabyo nayahe urabona baje kumbwira ibyo bintu arabasaze mu mutwe ntabwo batekereza maze iminsi najya bikurikirana utagira ngo ni ibintu bije nangaha abantu none iyo babaye umugabo urenze umwe babiri batandukanye batanaziranye nawe uri umuntu mukurikirana utangira kugitekereza byanga byo kutubona ko ari ikibazo ibi bintu ndabirambiwe kabisa asubi buri murenda ngo ngiye nkubwire gute ubundi kwanza ko ibintu nanjye ndi kubirambirwa ko ndi ushaka kundusha umujinya gute se urabona ubundi uri kumbwira ibi abagore babavuze ukuri ko bashaka kundusha umujinya ntabwo nicyo nseke ntabwo ari cyo cyerekana nicyo nseke se kuko uri kumbwira ukwiye kuba umva ibyo ndi gukubwira nyine mbwira ngo bimeze gutya na gutya menye ngo bimeze gutya na gutya cyangwa usanga abo ngo bari bahora babikubwira ibyo ukora ntabyo uzi ibiki nyine ibyo ukora ntabyo uzi ibiki nyine bimbwire mbimenye urakomeza ndetse nakabaye nigira urakomeza wiruka nka mu bagabo amaherezo yawe nayahe niruka mu bagabo se we naguhari akanyesha gusenya urugo nese we naguhari abakubona se nuva ko bakubeshya abambona se nibo turyamana ndabirambiwe ndakubwiye ndabirambiwe nese urabirambiwe gute kuko uri murenda ngo ngiye mbigenze umva mubwire ntabwo kumubwira ugashaka kundusha no mujinya ase wabaza ngiye tunagenda ndabirambiwe mfono ndavuze ngo garuka ngwino hano ndavuze ngo garuka no ushaka Allô? Adi, Oui. bite uri he? Ndi mu rugo guco. Umva si wowe mbona ukaza ukandeba nona. Please. Wiki kuri kurira. Oya mbabarira uzi nona n'ukuri. Ubaye iki? Wowe nona ndakubwira. Mbabarira. Okay. Ngaho ubwira ngaho mera neza. Okay. Tebuka n'ukuri ndakwinginze. Basi tuza sibyo tuza ndaje. Umva sawa nta kibazo. Ihangane. Pucuri sari hehe Pucuri fungura nahageze Shafise umugabo wawe kubizi ko tutumvikana nabandi kumwe nawe ngo bigende gute kuko pucu ukunzi kuko njye na Shafi twaba duhuriye hehe mana yanjye ngwino hano bebe mana we nuko uyu mugabo yakugize umugabo w'inyamaswa Yesu we pucu reka uzi n'ikindi ntago nongera kugusiga hano ntago nagusiga hano reba ukuntu yakugize mbega umugabo we reka ku rugo uri kubona Shafi wowe ari umugabo muzabana ntabwo nakisenyera ngira uturutse mu ndagiye
ariko ntabwo nkubwiye ngo wisenyere. Pucuri ni umugabo wakunaniye nawe urabizi. Sinzi impamvu ukomeza kwizirika. None zo ngo mbigenze ne kuko nanjye katari ngiye nanjye niburi uyu mwanzu. Surabi isura ukuntu yabaye ubutaha uzasanga noneho neza uzabyuka usange byanarangiye. None se ibi ni ibicyurimo. Ibicyurimo. Ese umuri kikukari nawe mbwira ari wowe. Reka uzi n'ikindi. Ntabwo ndi kugusiga ahangaha. Mbabarira tujyane iwanjye uhunge Shafi. Tujyane he? Tujyane iwanjye. Ako nawe ntugasetse ngo uzane ibibazo mu bindi. Ndakwinginze mbabarira unyemerere kuri iyi nshuro tujyane. Ariko tuvuze gutyo ngo babise baseriye. Gusa urumva umugabo wawe uri bubone tugiye tujyane iwawe. Mfite urwanjye. Umugabo wanjye nta kibazo arakwakira. Oya ntabwo byabigaragara neza. Reka nkubwire kugira ngo tunagende ufite umutima utuje, reka muhamagare tubimubwire kugira ngo ubone ko nta kibazo kibirimo. Pucuri babara wenda banza mubaze ariko mubanze mu biganiro. Gusa urabona twahita tugenda nta kibazo cy'umugabo wanjye. Ntabwo ibibazo bikemurwa n'ibindi gusa ngiye bikaba ibindi bibazo. Ariko se bikaba ibihe bibazo ko mu rugo bizi ko turi amahoro. Ese uzajya uhora muri aya marira bizarangirira hehe? Bizarangirira he? Wambaba uzajya uhora umpamagara umpuruza buri munsi nza ku ntambara zawe na Shafi. Ibi byose uretse mpamagara umugabo wanjye noneho wumve ko atabyemera. Nta kibazo umugabo wanjye afite. Gusa nuko atari kunyitaho. Ubona mpaye message ko ari mu nama ariko nta n'ikibazo kirimo. Undi si wumva wowe ugenda umubanze mu biganire. Njye ntabwo nahita mfata umwanzuro ngo ndaje n'ibyashu byatunaniye sibyo. Mubanze mu biganireho nyumva uko bimeze ubone kumbwira. Cyangwa se ntabwo nibyanga basuza hari uzumva inkuru iyo naguye. Kuko nanjye ntabwo mbiza njye nibwira umwanzuro mani nk'akoze ngabasi mbabarira utuze. Ariko ibingibi ni wowe byose uri kubyitera. Ndi kubyitera ariko Shafi Imana aranzinye. Niba uri gutuma mera ngabasi tuze. Nanjye ubwanjye atari tuze. Cheri. Sinaguhamagaye kandi ndakubura. Nayindi mu nama. Nabonye akamesaje kawe. Umuziteze. Meze neza. Meze neza. Kazi biragenda. Biragenda nuko twire mu nama hari tubazo twabaye ku kazi. Ariko bisa nkaho byakemutse nyine. Umuntu yabishyize ku murongo. Ariko umunsi wagiye ku kazi nsinziriye ndabona wari wambaye neza. Si warayiteye no shati rero nibuka neza. Sinayatereye rimwe ariko kabisa ko gashati. Natereye muri zira wateye mitano mpfa kwambara nyine. Sure. Yashaka kunyibutsa kare wakamaye. Baguze ubwo ufite ikiri gushaka. Ni Sheri ufite umugabo mwiza vraiment. Wahisemo neza darling. None Sheri. We. Hari ikintu nshaka kugusaba nkuko wari umaze kubimbwira ngo bwari ikintu ushaka. Ndabizi ubundi iyo mbwiye ngo nanjye ko mbwira gutyo ari ufite ikibindi ushaka ndabizi. Akora biziko nta kintu kimuri kondo. Yeah. Ngo mbwira. Mfite inshuti yanjye ariko uranayizi Pucuri nyine. Pucuri se simuzi? Yeah, Sky best friend wanjye. Rero yagize ibibazo yagiranye ibibazo n'umugabo we. So bamaze igihe kinini bafitanye ibibazo. Nge rero kubera ko nahora bintakira buri munsi namubwiye muvingone areba ukuntu biruhuka refreshing mu mutwe. Afite ibibazo mu rugo rwe. Kumugira inama yo kuva mu rugo rwe. Kuko umugabo yenda kumwica isura yabyimbaganye kandi ni buri munsi. Urumva n'umugabo ntabwo wameranye neza. Ubwo rero urumva Sheri kumva inshuti yanjye ihora impamagara buri munsi ndagize ibibazo ngo umugabo yankubise nabirambiwe.
namubwiye nti none se kangubaza singuciye mu ijambo darling ikintu bapfura kize yashatse umugabo mubi umugabo waragenda agasinda akaza akamukubita urumva iyo umuntu yasinze ngo ukomeza nta kibazo so rero sheri gusaba nacyo nari muhamagariye kare numva uri bize ashaka kugusaba byibuze aze abari hano abahunze umugabo we kugira turebe iyo byerekeza darling ibintu babitekerejeho neza ikoshi sheri yego pe umva mubwire urabizi ko nagengira rombi urabizi ndabizi cyane mugabo mwiza ariko nanone ibintu birimo ibintu by'urushako hagati y'umugore n'umugabo ibintu byo kwitondera cyane kubera ko naguze ikintu babapfa kandi Shafi urabizi ko turaziranye ni inshuti yanjye mbere na mbere naguze ikintu wenda apfa n'umugore wiwe kumva ko umugore wiwe kuki wumva ko umugore ari umukuru kuki waciye urubanza mbere sheri kumva ko umugore wiwe yahukiye iwanjye mu rugo rwanjye ndi umugabo mugenzi we akumva ko mu rugo rwanjye rurimo abagore babiri uwanjye n'uwo ibyo biratajya kuri umwuka mubi njye inshuti yanjye turaziranye bebe ntukajya uvuga ngo umuntu uri mugari sheri no bebe nyemerera ndakwingize pucurave hariya ahantu haze hano tube turi kumwe dufite inzu nini turi twenyine nta kibazo ntacyo azatubangamira mbabarira bebe kundi kumugenda ari kubyumva neza bebe mbabarira wingo inshuti yanjye nkeneye ko iva mu bibazo mbabarira zano tubanye bebe nyemerera sheri nyemerera ndakwinginze sheri okay nuko ubizi neza ko ntacyo nakwiba nawe ntabwo ni mubyemere kubera ko ntabwo mbizi neza uragiye ngo ni ikintu ufite amakuru ahagije ariko darling nubwo mbyemeye ariko ni ibintu ngomba kubanza nkarebaho nta kibazo yaza kuko aramutse yaragize n'ikibazo akashiramo n'umwuka we naranze ntazicuza ariko nanone ushobora gusanga ari nawe no mu makosa nta wamenya pe urabizi umuntu ashobora kugira amakosa menshi n'ibindi kwa kandi inshuti yawe ariko nk'uko ubizi ntacyo nakwima mu buzima kuko wabirebye niko bimeze ntari ibintu wamubwira akaza ni karibu ibindi byo twabigenda tubireba ntari tugiye gushyirira kusikeneye bakunda wanzanire amazi yo kunywa ibyo twaza kubireba sibyo sawa ndagukunda ndagukunda iyo nkwemereye ikintu umutima mwiza ufite ntabwo ubaho ngo nzanire amazi sawa fungura ntabwo ngiye mu kinguri okay reka nze nkwereke none ngiye kurwica n'ubundi ni ngiye waruguze hanyuma ubundi nze nkwereke reka nze ndwice nze ubundi urambona neza urafungura ku neza cyangwa ndwice noneho byose nimba usangamo ndahita nkwica ndica urugi nawe mpita nkwica wamushenze ntabwo ufungura akaho kashobotse uyu munsi sha Yandi nari nagumva ahangaha ndagutegereza paka igihe ufungura urambona tu ibyo wigize ugize Imana rwanze gufunguka ariko ndakurindirira ahangaha tu uretse amara ndayakuramo urindiriye hano
hari bucu kuje n'ibirenge inkweto zitwaye mu ntoki bucu bigenze bite se kandi shumva ndamucitse yesu niyo mpamvu uje utambaye inkweto ubyumve aka kanya mvuye mu rugo bigenze bite nususha nzabigenze niko nese ndahavuye ahita aza siko yaje agashaka no kwicugira ibikanga impamvu naje mfite inkweto mu ntoki naje nambaye ibirenge noneho ndizanye birangiye nizanye pe nta hantu nabibone nerekera ariko rero wikomeza kurira cyane komera komera uba umuntu mukuru mbabarira wikomeza kurira umugabo wanjye adasohoka azahura agira ngo ni ibintu ariko siko yari yishuye ndabyumva ngazanye ariko ibyo ni byo bibazo mwihorera mu iwanyu ese uko kikameze kuriya basi mbabarira wirira wamucitse byarangiye ngwino ubanze utuze tubanze tumenye uriya mugabo icyo agambiriye n'icyo ashaka sibyo wikomeza kurira wisakuza umugabo wanjye atabyumva akagira ngo ni ibindi birenze tuzi ariko mana yanjye umugabo koko hasi ubu abashafu babona mufite ibiro bingana ku buryo ajya kurwana nawe ubu nanjye ntabwo mbizi ari ibyo ngibyo nanjye nakabaye mbyikemurira ibyo bibazo byose uri kumbaza nanjye mba mbyibaza sinzi ngizi ndibaza impamvu ibi byose ari kubikora byanshanze ku mana yanjye sinifuza ko ngoma ameze gutya sinakabaye ndi hano nakabaye ndi mu Rwanda ariko muri kugerageza kwica urugi ngo nsange mu nzu nagakiri umuntu uzinzi nanjye nabyitwirira none ikintu kimbabaza ni ukuntu waharaniye kubaka urugo ni ukuntu washakaga kubaka Imana nimba nzamugenza ucure wisakuza ko nawe ujya umuntu mukuru ihagarareho humura kuri iyi nshuro ubwo wamucitse turaza kumenya icyo agambiriye kuko ibi bintu ntabwo ari gusa humura noneho humura genda uba uri muri kiriya cyumba iki ngiki cya hano kuri salo ubu utuje uryame mbanze mvugane n'umugabo urumva tubivuganeho twumve harimo na dushe nushaka guhita wikorera dushe ube wiryamiye ndaje sheri ihangane mama yanjye bebe ninde watetse ikintu cyawe ryoherwa uvuga sheri banafite kirabishye pe kimeze nkaho kirabishye bebe waretse ndabizi kuri kwigirisha cyaryoshye sheri kiraryoshye rwose bagira ngo ucokoze ahubwo se nari nsaze wavuye mu buriri ryari ko mbyutse nakore urabona gukura ego njyewe nari mfite gahunda ya wa mudamu w'inshuti yanjye yampamagaye itambwira ko agiye kuza rero nahise manuka nza muri salo kumurindira yaje se ya arahari wari uryamye ntabwo nabwo ko byutsa ngo uze umusuhuze none se ko yihuse kahise yihuta kuza urumva nabaye nkivi iwabo n'undi umugabo warataha ngo yatashye yasinze noneho kumva ngo araza ngo arahondagura urugi ngo yashakaga kurukuraho ngo amwiciremo cyane ngo urumva umuntu iyo yasinze ntacyo atakora ngo yaje arahondagura urugi ngaho pucuri yarasinziriye habuze gato n'imana yakinze akaboko ubwo umugabo ngo yahise agwaho ngaho ngo arasinzira nibwo pucuri yabonaga bigenze gutya aramucika niko kugera aha dore yaje guhita zitwaye mu ntoki gutya ariko se uriya mugabo yabaye iki ko ngiye muzi ari imfura ari umuntu umugabo muzima tuganira aho duhurira n'ahandi hose n'abagabo kutamenya n'aho barahurira ko
utatekereza yabaye ikishafi yahindutse bigenze bite Ubushize uzajya ubona abantu mu nzira ugire ngo ageze wifuza kwica umugore we cyane ngo yaje yasinze ese aramuhora iki uzi ukuntu kariya kadamu kahahamutse inshuti yanjye yarahuritse urumva niyo mpamvu nashaka ko inshuti yanjye ikomeza kuba muri ibyo bibazo naza tuza ari hariya mu cyumba cy'abashyitsi niho nabaye mushyize atuze tubanze tumenye iyo byerekeza ahubwo darenge njyewe ngo bisingira ikibazo kimwe sirere niba shafi yarahindutse kuri urwo rwego akaba ari umuntu umeze utyo ubu yaza kuza guteza akavuyo mu rugo rwanjye nako mu rugo rwacu rwanjye turakara mu rugo rwacu darenge no ariko simpamya ko byaba kubera iki se umuntu ushaka kwica umugore urumva ntiyatagira uyashiri urumva umugore yamucitse undi yaguye aho ngaho yasinziriye urumva aracyari mu nzoga ari mu bifuri byiwe araryamye asinziriye undi nawe yahise amusimbuka arasohoka ariruka urumva nta nubwo azi n'aho umugore we yagiye ntabwo rero ibyo ari byo byose yatekereza ko yaba ari hano yarahurutse rwose uyu mwana we rero inshuti yanjye ndashaka kwiziga sinshaka ko nasubirayo ubundi ndashaka aze hano twibanire ya umugore uba muzima abagore babiri mu rugo hari ikibazo se shiri inshuti yanjye ndayizeye ngaze ngo tubane cyane shiri sinshaka ko asubira kuri uriya mugabo umwanzuro wo kuba twabana burundu ubwo ntabwo nkwemera wenda kumufasha kumucikisha ndabyumva no kuba tumucumbikiye ndabyumva wenda twaba tumufashije mu gihe atarabona wenda ahandi yajya kuba ariko byo kuvuga ngo twibanire bibiyo ya come on shiri nyemerera ko no kuri inshuti yanjye tubane ko nawe utsebere birengere okay nta kibazo turaza kubireba ikintu cya mbere ngiye kumekinga ashobora no kumenya kumekinga ashobora kuri umugabo atashaka tugomba kuza guteza akavuye muri mu rugo ibyo sinabyemera oya sibyo nibigera aho ngaho ubwo abishinzwe barabijya oya humura shiri nta kibazo araryamye ariko araryamye wamushyira icyayi nawe cyangwa wamuhaye oya ngiye kugenda mvugane nawe mu kanya okay nta kibazo reka nanjye niyongere icyayi shiri kazijya kuzana teremusi Morning. umeze Ntameze neza. okay shiri wagize wazanye Ipuco ngwino tuvuganeho gatoya Okay. Siwe Ipuco. Bari bite? Kumbura. turi inshuti Yego turi inshuti. urabizi uri inshuti yanjye ndanagukunda cyane pe urabizi Siko kiri kumbwira ibyo byose. ariko mbabarira uhindura imyambarire ibi bintu uko ukuntu wambaye mu rugo rwanjye mu rugo rw'umugabo ntabwo ibi ngibi ari ibintu byo kwambara mu rugo rutari urwawe urabizi Ikanzu ze wenda ntabwo ndi kukwibutsa ko wavuye mu rwawe ariko byibuze naho uri hubahe wambare byiza byiyubashye ubu se ko kakakenda wambaye wenda nanze kubikubwira imbere y'umugabo wanjye ngo atagira ngo nafushye niyo mpamvu ngujyanye ku ruhande kugira ngo mbanze nkubwire neza uko bimeze mbabare uhindura imyambarire pe nese njye nyenyera pucura icyo nkubwira nyumva nk'inshuti ntabyo byibuze wegeze hepfo gatoya utu twenda ntabwo ari utwo kwambara mu rugo rw'abandi pe basi nyubaho nyubahire n'umugabo urabizi ndagukunda gerageza ngagenda uhindura uze dufate breakfast sibyo uhindure gerageza pe gerageza hano ngiye kugerageza nta kibazo kandi sorry
Nga tugende kandi urabizi ko ngukunda. Ya nawe ndagukunda rero urabizi. Nuko nari mbonye birengereye. Oya nta kibazo. Okay. Ndimo ndeba. Wese kuri n'ibikapu kandi none. Maze kwambara shiri sinakubwiye ko hari amahugurwa tugiyemo yo mu kazi. Kongo ki? Sinakubwiye ko dufite amahugurwa. Ese urakomeje? Ese wari uzi ko ndi gukina shiri? No, maze abantu bo ku kazi bambuze. Ninjye wabakereje. Ko mbona wishimye ariko uzi ko byagushimishije? No shiri. Naho nuri buke. Cyo ucyumve ubwo urahitamo. Usishiri. Na baby hoya ariko ibyo bintu nawe icyumweru cyose utari kumwe. Bibiri ngiye kumubwira bibiri shiri. Oya uri wa. No shiri ndabizi uri gukina ware. Uri kubona ko ndi gukina? Yes. None si no shiri nasubize akazi niki cyaruta akazi none. Baby urabizi hano nta mwana tugira ni wowe gusa ndabizi hanyuma muri yezo ukabona ko ngiye gusa nagukeneye nyine gisinga ukeneye. No baby ndabizi ariko nanjye bizi ko ngukunda ariko akazi nako gagomba gukorwa. Urabizi hano muri iyi nzu dufitemo inshuti yanjye Pucuri ndabizi neza ko umuzasigana no kunsigana n'uramukobwa muri iyi nzu. Baby Pucuri ni umwana ariko wizeye azakwitaho azajya gutekera kuzana ibiryo ku meza guhe breakfast ndabizi ni umudamu mwiza azabikora. Reka banje ndindira nzinge turajyana. Tujyana hehe sheri akazi kanjye wowe ukazamo gute? Wowe se ntabwo uzajya ujya mu kazi? Nese bibi nawe byo kugenda bino bintu utangiye kuza by'akazi urahindura akazi. Urahindura akazi cyangwa se ibyo ngibyo hoya byo kugenda byihuje byo byihorera. Sheri ndabizi birakugoye nonaha ariko humura niba ari ikibazo cy'inzara Pucuri arahari azajya kumenya ndabizi utazi guteka. Pucuri ibyo unkorera byose Pucuri ajya binkorera muri make usizeho umuntu gusimbura. Oya sheri no ntagatsimbura mu bintu byose azajya gutekera hanyuma tuzajya tuvugana video call mbaze ko waraye ko waramutse nyine duhana amakuru ariko reka njye mu kazi simusize wenyine gusigira inshuti yanjye izajya kwitaho ndabizi sheri tuza humura kandi baby byumve vuba ndabizi wumva ibintu utinze ariko ukabyumva nakerewe. Ako baby reka mubwira urukundo rwawe rero narwo rumaje kungira umucanege nyepe. Ntacyo na kimwe ushobora kunsaba ngo nyange niyo cyaba kigoranye. Ibaze nk'ubu byumwe bitari kumwe. Baby urabizi ariko nakazi ndimo. Urabizi nakazi. Nishe nanjye nishaka no kukurekura. Reka njye mu kazi ndakwingenza. Kajye mu mahugurwa ninjye mukozi wakerewe abandi bose bari muri bisi barantegereje. Mbabarira. Bisi iraza gufatana cyangwa twari imodoka reka ngiye ngutware nta kibazo. No sheri wikwigora uburyo ngerayo vuba. Wowe buryo se? Bibi nakamoto nagafata urumva imodoka ambutiage yantinza kuhagira kandi ninjye wakerewe. Reka mfata akamoto kagende gaca muri ambutiage ngereyo vuba. Hanyuma ibindi ni video call umbwira uko waramutse uko waraye. Nugaruka. Uzakora iki? Bivuge byivugire. Nugaruka. Shamande. Okay. Tuzamara misheke. Bye chérie. Je t'aime beaucoup. Bibi wirinde urara utamvugishije ibyo bwabyo. Ntabwo bisakire go mbi cyane. Ntabwo bishoboka. Kandi ntabwo musize wenyine tuza chérie. Sibyo bye. Okay. Hi. Ni byiza. Uri kureba na movies? Ya, mutwara filime gake. Iyo umbwira se naza tukareba. Hari icyo byari bikora bitwaye. Numva gukiryama. Oya, icyo cyose umbwira nta kibazo. Okay. Kuryo akireba no wenyine se. Reka n'umugore wawe yarambwiye ngo nzajye mwitaho.
Okay. Kuda filime se? He, ahubwo mweke muri tureba. Watsingitwa ngayisuza siko ndanigize. Urayikunda? Ndanigize. Ariko nta kibazo. Twashyiramo ntacyo. Hariyo? Kazi ahubwo iyi ngiyi sibyo? Ni filime n'ubuhe bwoko se kumbona? Murazi ibintu birimo. Ya birimo se kumbona bikabije cyane. Uri mukuru. Hano hari umwana uhari? Oya. Iki? Iyo rusanzwe yizi se? Oya, nyine ngize ntabwo njya nzireba ubundi. Ntabwo ziri mu mafilime nkunda. Kubera iki? Kubera iki? Nkunda nyine kureba action nyine mu action ntabwo dore ibintu. Nawe ukunda kureba video yawe ukanayibonye. Iki nakunda style romantique. Okay. Let's go to camping mu gatondaje. Hello, baby. Chérie. Oui, darling. Amakuru meza umeze ute? Meze neza. Umunsi bwawe bugiye kwira ntakuvugishije. Ntabwo ari bunyire ibyo ari bukunde. Niyo mpamvu nanjye niyeranje uva ndananiwe nibwo tukiva mu mahugurwa. Yego, mumeze mute sawa mu rugo? Natwe tumeze neza ngira ngo uri kubona ukuntu nambaye nanjye nibereye muri salon. Kandi ndabona cyambaye imyenda y'akazi. Yego shashe bese ubona ko ndi gukuramo. Ndabibona rwose. None se amakuru y'inshuti yanjye gucuramiza. Shaka tuba twivuga n'ibyanjye. Ngenda gukumbuye cyane bibi waje koko. Bimaje gufata n'ibihagije waje. Ihumura suvise ubona ko iminsi yagiye irabarirwa ku ntoki ngiye kuza rwose. Okay. Hanyuma rero mushuti wawe hari aho nyine ntabwo tuvugana ibintu byinshi. Ubona yigunze sinzi impamvu. Aba yigunze? Mbona atuje nyine. Mbona adakunda kuganira cyane. Nanjye mbaraga kumuprovoka cyane. Wenda hari. Oya ariko Sheri nawe ujya ugerageza niba uri kumwe n'umuntu mu nzu ukabona arigunze wakabaye ugerageza ukuntu wamuganiriza ukamuzana mu murongo mwiza. Oya baby buriya ngewe ukuntu umeze. Iyo umuntu nyine afite ibintu by'ibibazo n'ibiki byose hari ukuntu bitsaba kugenda gake buriya. Ndakuzi nawe ubucecetse ubwo nawe bihura nawe n'ibibazo byiwe ubwo mwese mugaceceka mu nzu ubuse koko. Baby ntugire ikibazo gusa nyine hari niba ufite ibibazo byinshi kurenza ibyo ngiye nifitiye. Ntacyo reka nzi ndashaka ukuntu muvugisha buriya ni bya bibazo byiwe byo mu rugo biba bimuzengereje ndaza kureba ukuntu namuvugisha. Birashoboka rwose baby uraza kumuvugisha nyine wumvi
uko bimeze nyine wenda hari wo yakugandukira akakubwiza ukuri. Niko bimeze kaza ndareba uko muvugisha sheri ariko nizere ko byibuze umeze neza. Ni urukumbuzi nyine rwinshi mfite. Humura iminsi mikeya. Nakundi darling, nakundi. Sheri ngare kagire muri dushe nitera utuzi turongera kuvugana mu kanya ngeze mu buriri. So darling, I love you. I love you too. And good night. Good night, bisous. Bisous, baby. Kutigeze umbwira ko natinze ngo uzundebe. Ndi kuri phone ndi kuvugana na sheri niyo mpamvu. Ameze gute? Ameze neza ahubwo yangarabuze kuza kuguhamagara. Ndabizi neza yaza kumbaza uko mufatamo. Nimba nyine umeze neza, nimba mwitaho. Ndabizi nicyo kintu ari bumbaza cya mbere. Yego. Ya, kane Chris keza. Keza. Se ntabwo ufite imbeho? Ese ukuntu wambaye unifubikiye sibyo? Nushaka gushyiramo umufi noneho turareba nta kibazo. Tujyaho kandi dukomeze nta kibazo iriya. Se gatoya. Nshyize urabizi ko mfite umugore sibyo? None kandi umugore wanjye ni inshuti yawe kandi ndamukunda. aka ntago ahari. Mbese yasize akubwiye gute? Cyasize ambwiye ngo mwiteho nawe unyiteho. Ariko ntago ari biyasobanura. Okay, nari njye mu cyumba nicwe n'irungu se. None se ubwo si ibyo navuze? None ariko twaganira n'ibindi bitari ngombwa bitari close cyane kuri urwo rwego. Ndakonje ahubwo. Okay, reka njye kuzana umupira baswifubike. Sibyo? Se umugore wanjye aramutse yinjiye hanga. Ndahanda se. Kuro urabona ndi guhanda. Kukoraho n'ubumve mbe ndi guhanda. Haya, shamba ubwire. Ahubwo famuraye nuko winjiye rwose ukagashya umva kucuta bitikiza ibintu urimo urakora nabo. Ibiki ndabizi neza aje yabyishimiye kuko ndi kukwitaho kandi ikindi rega. Nese ni mwana bivuganye ubwo bavuganye. Kandi ikindi naga hari sibyo ndi mu mwanya we rero. Nyine nicyo wanakinira ndahari. Ngo? Nese mwenda wakibiramo. Gani byo. Umubwire. Neza ibintu ntabwo bikwiriye gukora amakosa rwose. Akureba nk'ukuntu tunini cyane ngani. Sikari we nishingikirijeho. Ese ubwo nicara se wareka twareba muvi. Nukureba muvi sura byanze kandi. Ese nukureba dufatanye. Ese hari ikibazo. Akacubi no kurengera. Umugore wanjye ndamukunda sinshaka kumuhemukira. Aya ni amakosa. Se watuje urubundi uri umwana sunda hari icyo utabona wajyuribwa. Sinabwiye ko nkunda kano kanya Chris. Ngo akira nabwo basigaje. Oya ariko nurse ugakuye murumva nawe nyingakunze. Caho ukareba ariko rika. Nagurumwana. Se hari icyo utabona. Ndi umuntu mukuru niyo mpamvu yafashe umwanzuro ngashaka umugore. Pucho, come on, please. Ndabarira no kuri. Pucho, nuko ndi kwanga pushinga n'imbaraga ariko bune.
Alo Shafi mwiriwe ni Alice ya byashoboka ko wansanga mu rugo yego ngwino utwara umugore wawe ari hano tebuka ubu nonaha uze utwara umugore wawe Puchul. Oi, Puchul. Nkubwira umatiriza nanga. Unzana amakosa nanga. None dore utumye dufata. Kure nabyanze. Ubu ndamatiriza cyo. urajya icaranga zana iyo myenda yawe zana ibyo bintu byawe hano wabitaye ubireba ibintu biteje ko nari nabyanze matiza dikikeri ubibazo mu Rwanda karibu Shafi Alice bite meze mutese isawa icara nta kibazo Shafi icara rwose n'ubundi yihuta kabisa ntacyo natwe ntago dutinda so nkuko nari bikubwiye wahamagaye kugira ngo usucyure umugore wawe umutware mu rugo kandi ikindi nawe nakubwira umuti w'ikibazo cy'urugo rwanyu ntago ari ukuza ukubita umuntu mukuru mwakabaye mwicara mukaganira mukumva ikibazo kiri mukabigikemura aho kugira ngo utahe ukubita umuntu mwahuye mukoze mwese ntago ari ngombwa icyo nkuhamagariye mbabarira ndagusabye wa mugabo we Shafi utwara umugore wawe nguyu umugore wawe si ugiye kunsenyera maze mu rugo imyaka ingahe ntago ari wuje gushyira ibintu byanjye byose hasi mbabarira umutware ibyo akoze birahagije kandi Puchul umenye ko ngewe ntago nkiri inshuti nawe guhera uyu munota birangire nta rise nkeneye mu wimba ntacyo nsobanurira nta kintu ntabona ubu bwenda nta kintu ntabona genda nguyu umugabo wawe namuhamagaye hano ngaza kwicyurira ariko uransobanurira urabizi ko banega amatwi ngaho nsobanurira nyine ubusubu nawe urabona reba nk'igihe cyose wagendeye usigana n'umugabo wawe muri ino nzu turi babiri urabona atari n'ibikira tuvuga basi mbabarira kuba naragusize muri inzu kuba narakugiriye impuhwe nkakugirira ubumuntu Puchul nkakuhungisha umugabo wawe nkakuzana iwanjye ni iki ngicyo unyituye ngo nagusize mu nzu n'umugabo wanjye niba unyituye dore mbese uko nawe areba sheri nako wenda kwisigaranira turi kumwe urasigara unsobanurira buri kimwe wowe sheri mbwira ukuntu ujya kunca inyuma umugore w'inshuti yanjye ibi nibyo twapfaga ni ibi ngibi napfuye nawe igihe kinini
mbimubwira ngira ngo ibyo byose nawe muramubonye ko nawe mfite rezo ibyo namubwiraga kumbe nibyo mwapfaga ngiye nabibayemo igihe kinini nihangana none no mu rugo rw'abandi kwihangana birakunanira ingeso zawe izagukurikiranye ndebe zizanye no mu rugo rw'abandi Shafi nicyo kintu mwapfaga iki twapfuye ni iki ngiki none rero ingeso ze zivanye mu rugo rwe azizanye mahanga umva tuvugana amagambo abiri wafashe ibyawe unyuranga tugenda vuba ngo aya munota umwe gusa ugarutse ahangaha mite nkubona ahangaha uzitite tugenda gira vuba ari urakoze vraiment ndagushimiye ibyo byose ngira ngo nawe urabyoneye ko nayo ndi mukuri ndagushimiye pe kandi uri umuntu w'imfura tuzajya dukomeza tuvugane sawa Samies numvaga uruhande rumwe ntabwo nari nzi ko ari uko bimeze oya ni kuriya nta kundi ni ibi tugomba gucamo nta yandi mahitamo sawa basi muramuki sawa Baby sinzi ko nakubwira nahanga ariko ndagusaba mbabarire pe ndagusaba mbabarire nagize imbaraga nke zo kwirwanaho birangira bibaye ariko ntabwo ari gutya nsanzwe ariko ndagusaba mbabarire n'ukuri ndakwinginze mbabarire nari ngukumbuye uriya mukobwa nawe ashyiramo imbaraga nyinshi arabatiza nshiduka umubiri wanjye ndushije imbaraga ngo n'umutego ariko mbabarira Shiri navuye hano nkubwira ko ngiye none se abagore bose iyo bagiye ku kazi abagabo babo babaca inyuma nanjye ntabwo ariko nari nsanzwe ariko mbabarira none se njye nirirwa hano mparare kugira ngo utazanca inyuma sinzajye mu kazi abagore ntitukajye mu kazi tujye twirirwa turi amavaze mu nzu kugira ngo mutubonere igihe mushakiye kugira ngo mutaduca inyuma yego ntabwo ari ikintu gusaba ni ukuri sinzi ukuntu byagenze ntabwo nabeshyira umuntu uwo ari we wese cyangwa se ibyo bintu nanjye n'ubundi kubitekereza ariko ndagusaba mbabarira ntabwo nzongera mbabarira ndakwinginze Jalo kuri inshuro urantengushye nari nzi ko nkunda njyenyine hahandi ubona abandi bakobwa bose ni nayo mpamvu nagusiganye mu nzu n'uyu mugore w'inshuti yanjye ntabwo natekerezaga ko ushobora gutekereza yuko ushobora gutekereza undi mugore utari njyewe kubera urukundo wanyerekaga shobora biza ahantu hose twaturukanye uzi buri kimwe nurangiza ujye kuncisha inyuma ku mugore w'inshuti yanjye mbabarira n'ukuri mbabarira narengere ariko mbabarira sinekerezaga ko ntabwo ntekereza ko abagabo bose sinzi sorry kuba ngarutse umbabarire nari ndi hano hagati uri kumva uburyo murimo mutongana please ndagusabye ngarure n'ikintu kimwe umbabarire pe gusaba ikintu kimwe umbabarira Sharon umubabarire umugabo wawe mubabarire pe byose ni amakosa yanjye amakosa n'ayanjye niyo yatumye umugabo agwa muri kiriya cyaha kuko ndamuzi Sharon ibyo byose nawe ni umuntu yambaye umubiri ariko urumva ko yahuye n'ibyo byagezezo by'iriya shitani kazi ry'umugore niryo ryamutesheje umutwe banda ndamuzi uriya yamutesheje umutwe aramuzonga buriya kugeza igihe umugabo waguye mu cyaha ariko nimba atari ingeso ze umusanga umuzi wo mubanye igihe kinini ukabuza ingeso utazizi please mubabarire pe muha amahirwe yanyu mubabarire musaba imbabazi nk'umugabo mugenzi wanjye please ndakwinginze Shafi wikigora umugabo wanjye ndamukunda cyane kandi ndabizi ko nawe ankunda rero uhita umbwira ngo nimubabarire ni ibintu ndabizi urukundo rurababarira
ariko ntabwo ari ibintu bishobora guhita biva nonaha. Ndakomeza ndwane n'umutima wanjye mbanze mbyiyumvishe mbyakire, ubundi rwose ninumva nkwiye kumubabarira nzamubabarira pe, kuko ndamukunda cyane. Ariko nonaha ho oya bitekerejeho rebe ko wamubabarira muhamarwe hanyuma sibyo. Ntacyo Shafi, rega nanjye ndabizi amakosa n'ayanjye, ninjye wizeye umugore wawe ngo ni inshuti yanjye muzana mu rugo rwanjye. Oya bibaho ni inshuti yawe kumwizera ukamuzana, ariko byo byose nawe ubikuyemo amasomo, kandi n'umugabo nawe ndizera ko abikuraho amasomo. Mubabarire basi sibyo. Sawa sawa. Shari wandekuye, Shari wandekuye.